reka manze nkubwire kara twagira ngo wanyoye kanyanga karabanza unyumve neza ndamutse nsambanye nawe ukantera inda paraxida ibyo ntaga ari ubugoryi kuko umutegurwamo ariko gisambo ni igifashwe bivuze ngo nge sinjye nsambana usambana ni Joyeuse oyase Joyeuse ndasambana Joyeuse ntago asambanye ndatwite se ndaturabana ntwite Joyeuse ngo umva ikintu ngo bamukoreye mwana ariko ubanza yakwishyuye mu munsi biri kumuvuga inkuru yarambabaje nenda kurira cyokora narizeho gatoya wari yabaye karinda ya Joyeuse wasanga nacyo cyatumye Sirimu Jesus amwirukana umva ikintu cyambabaje kuri Joyeuse ngo yaragiye ajya gusura umudiaspora wari wamutumyeho umudiaspora aragenda gura ikinini dore ka kunda abagabo umva se ngagura ikinini nimba ari kimbeba ne oya nako bino binini bisinziriza ngo aragenda ashyira muri fanta akari gakobwa ngo karagenda karanywa gahita kagarama ho ngaho disi umuhungu kagarama kane yambuye ko kikatagaramye kambaye kariso yari yambaye ehera none ngo umuhungu amaje kubona ko akuyurebye kiriya kibuno cya Joyeuse ubona ari isugi ubundi mwagiye muva ku ndaya z'abateka mitwe nese isugi uyirebera ku kibuno mbabarira ntagende uriya bamumaze umwumva bamuhereye kera na ba boss be bamukoresheje muri karya rugo baramuryaga kuntu yirwaga yijugunya kuri TikTok waramubonye ariko mimi Joyeuse ndabizi ko afashwaga na Sirimu Jesus kandi nawe wasanga nawe yaramuri uretse gato oya ariko nawe iki se iki Sirimu Jesus se ubwo bumuzanye mu mwandiko gute kandi inshuti yawe nese kuba ari inshuti yanjye bisobanura ko atagira umubiri none se ni mushiki we yafasha we ko mwakoranye yarakuriye ariko twakoranaga nyishyura wenda nahundi we yabagiwe ni wenda babarira di ni uriya ni mushiki we babanaga mu nzu none se Sirimu Jesus ari umusore mwiza nawe ukaba uri mwiza kuki uko wanenze Joyeuse urumva yakwanga kuguteretanga agatereta Joyeuse nyanya z'ikimene nizo zibona abakiriya vuba ubwo Joyeuse yabatanze umukiriya ni ikimene nyine gusa ari cyo utumva subushatse kuvuga iki mbamvuze inyanya z'ikimene nyine mbamvuze kaciriritse ari hasi yakumuterera ngo diaspora ngo yaneye nda heregukana buriya basi niyo ashobora kwihisha akabanza akabyara akagaruka yabwegeza ndatwite mbabarira vagesha ukuri sewe nteye nda ayo magambo ukoresha ntago ari meza Joyeuse ntago abwegetse nagende oya kuza kurata inda ayo magambo Joyeuse atwite ntago yemere wimuvugiraho nabi cyangwa nayo wari wajombyeho shafite ubwoba ko ari bukuvuga njomba hese aho ngaho hose ntaho najombye jewe mu ngarani sarande mvuze mu ngarani havamo umwana barahanyuza none se ko mu ngarani bamenamo imyanda erega shaho itonde banze yibyare kare akana kese asubundi bumureke mbabaza Joyeuse ubundi batabyaye mwabyitwaramo gute abaye ari prank ko nabyo njya mbitekereza Joyeuse cyambere arya ikiro cya kawunga cyose wenyine kuri kw'Imana reka nkubwize ukuri samburage Joyeuse niba hari umukobwa nabonye urya ni Joyeuse nerwo ubwoba no kuba namubwira ngo nsura saa 6 ataje saa 8 twamaze kurya ntago nabyemera Biryuwiziritse umukanda munda Biryuwiziritse umukanda munda Imana njya mbabwira Biryuwiziritse umukanda munda mwekenera gasenga Biryuwiziritse umukanda munda akajya mu butayu Biryuwiziritse umukanda munda akayinamba Yes, reka musuze kandi nk'ikaze ukurikiye Biryuwiziritse TV aho uri hose ndakwifuriza amahoro y'Imana. Nge nitwa Karabo k'Imana, inyuma ya kamera turi kumwe na Jafeti umukameramani wakamejeje hano mu Rwanda. Hano rero murabizi nko twemeje kujya tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye kandi basobanutse. Hano twazanye ikizongerezi, ikizubazuba. Reka nsabe Jafeti ahere hano hafi y'amavi gutya. Twabagabanyije uburayi. Hera hafi y'amavi ugenda. Wagiye ukora ibyakuzanye mu muntu uburayi ukabugabanya. Nta burayi buri hano, hera ku mavi gutya ugenda uzamura gake gake. Hano aho naje ho menya ari mu basozi ntago nzi mva ngaho mbwira dukomeze. Yego uyu muntu twakiriye rero ngire ngo muramuzi ku mbuga nkoranyambaga amaje kuba kasamutwe akasongoywa yitwa akasamutwe akasongoywa. Ebwira abantu izina ryawe. Umaze kurivuga se? Izina rivuze. None akasongoywa ngo akasamutwe nga kasongoywa ubwayo nawe wanyise muri no minsi nk'abantu ntari imbizi. Badawe nitwa Mimi. Witwa Mimi. Mimi ikaze hano kuri Biryuwiziritse TV najyaga nkubona hariya kwa Basirimu Jesus hose ugiye gukubita ukwakwanya. Sha umukire nabaho kabisa. Kumeze neza muri iyi minsi. Sha biraho. Biraho. Warabyibushye wazanye icyo bita rugomboroso. Siko ufite ubugambo bwinshi. Rugomboroso si cyari. Umunsi warigase hehe. Mundi bahe nikeni.
ariko se mundi waye niki niko ufite umunwa oya iyi cano ni nkirisitu mimi gerageza witware nk'umukirisitu ubwo se Biryuwiziritse ni ikirisitu Biryuwiziritse ni ikirisitu Biryuwiziritse afazari yashyiraho Biryuwarambije itware neza nutitwara neza kuri iyi cano hano ni nko mu rusengero turagusohora mu rusengero turagutenga ngende se oya uwigende buretse ntabwo turagutenga ntabwo turagutenga kubera ko ndabona urimo uragerageza kwiba sibyo ariko nitwaje urwembe by the way witware neza konsora ntabwo birimo kuko ndarufite ari wabibonye urwo ni urweme ntabwo ubibona se ndakeba yego mimi umeze ute se mu buzima busanzwe meze neza imihanda yahiye najyaga mbona muri iyi minsi hari ibintu gutsindira Juno ubu ndatuje nyuma yo gutsindira Juno ubu ndatuje Juno we ngomba kugaruka mu kibuga Juno kizigenza none niwe wamutsindiye se ubona hanganaga nawe ari hese Joyeuse se umukize ari he nyine Joyeuse arahari ameze ate ndatwita ni ya Juno ntago amakuru wayamenye se ako gatwenge nako kuyambwira ako gatwenge nako gateye mu gihe duheruka nabwiraga ko ari isugi ubanza nawe yabaye Imana hari uko yamugenje Joyeuse ariko uramushaka hiki ariko se abakobwa muri minsi n'abasitoza nabona gahora afashe ku ishapura meza arya na Chanel atayambara iyo nda Imana yamuhisemo nawe nk'umukobwa mubi mu bandi ragiritireka ngutere inda nego kunda beza gusa ngo nikunde birenze gusebya undi mwana hano ayo namakosa urimo urakora hano mu kiganiro none se amakosa nkoze naya umukobwa mwiza ikintu cya mbere cyo afite inyuma heza afite imbere heza ariko ntukajya wirirwa utubeshya afite isura imeze ite isura ye ni nziza cyane iranagurisha sakara bajyaga bambwira ko uri umuntu mubi ariko ubu nibwo najya nabibona mu gihe tumaranye maze ariko se umuntu mubi kuri wowe n'umuntu umeze Joyeuse ejo bundi Joyeuse mware mwihaye ubwo bare bana mbaze nkubwira ndareba ndakureba umutipe merutse gukoresha ikiganiro kuri Mimi Nyawe TV yarambwiye aturetse gukora ku gikuta kuryamana na Joyeuse no guhiga hari igikuta kakandi bakupa bakita nguki kakandi kaba gacana itara bakita gukira yarambwiye ati nukumwegeka ahajyanye naho bazimiriza itara ugahita ukanda ukabanza ukazimya ukabikurikirana utareba mu maso cyangwa se ugashaka agatambaro ugapfuka igice cyo hejuru akonga ibikobwa ngo bibi kuriya ngo kuri gahunda birarusa ariko noneho ngensekeje no kuba twize umva nkubwire umva ikintu Joyeuse abarusha Joyeuse yaraje kuri izi mbuga arakaba ku izina ntiwamwigerezaho icyo ni ukuri kabiri mu mutwe buretse gake muraza kuri izi mbuga mwimatatura ngo muri beza Joyeuse abatewe inda no mu diaspora ubwo nyine arumva mukanuye amaso ubu ntiwasanga ushaka umugabo waramubuze umugabo nkuriye wo kujya kwirirwa ndirira ku mbuga nkoranyambaga simukeneye bro ariko yatewe inda no mu diaspora mwebwe mwari mwarigize ndabantu ngo badanje ngo none se ni Juno wayimuteye mufite amenyo meza ngo mufite mu maso heza ni na meza no kanwa heza ngo nkahimbwa none se reka manze nkubaze niba ntakenera kujya gukura ibijumba nkatira amenyo y'umuntu kugira ngo mbashe gukura ibijumba muri iri zuba ry'impeshyi nkajya gutira amacaku yo mu kanwa k'umuntu uri kunyumva neza Joyeuse murapfiki none se wowe ubona ari amenyo yatarimbura ikijumba kikazamuka mwitaka neza kuri iri zuba Joyeuse aho cyumiye mu butaka umva nkubwire yagenda akagikuza amenyo Joyeuse aravuga ati ndi mwiza icyo kora nuko nshaka umwana wanjye ese ari inkumi yigaya ati ndashaka ko umwana wanjye azavuka afite iryinyo ritameze nk'iri ryanjye nawe arabizi noneho ubu yarabyishe asuka direde uramureba ukagira ngo sha n'umwumbati wa gitamisi ndagashahura noneho urye kuri ubwo akora umugabo muraka uragatsindura agasanga Yesu shaje uri mubi uretse ko Imana yakubabariye Juno ukamuhitingira naho ubundi wari mubi pe ariko ni mubi gute akosha abahungu baratinyuka umubi bamutera inda abahungu baratinyuka ariko ibaza kumutera inda ufashe ku gikuta urwana no kuzimya itara ibaze ujya kuri Mimi Nyawe TV ariko nabimenya abantu bagiye bambwira ngo mumufitiye agahari abakobwa ngo hano mu mujyi mwabuza abagabo ahubwo ngereka nkubwire yararebye abona ni mubi nta n'uwanamwemera abona ntashaka no gusubira mu kazi kakarya rugo ahitamo gutwara inda ngo bajye bamwoherereza udufaranga twe tubyita gufashwa n'ubundi aba diaspora bafasha abantu bose n'abatabatwitiye barabafasha ufite ikibazo wese baramufasha ubwo rero wijya kubeshya ngo yatwitiye ngo mu diaspora ngo kugira ngo nese mu ba diaspora ntaba nabo ba fake none se ubundi utari fake batera Joyeuse inda
ahubwo uri bufeke gafuri zange totoro mbesiri nta nubwo uri feke mu rwego rworoheje we na Joyeuse ubona ari inde muntu uteye irari nyine wo kurebwa kurura abantu gusa urumva nakirirwa mbivuga nawe urabizi n'ubu turi kurebana washukuye ucukura ntese ihewe data utunwa bagushyizeho kamera isoni zakwica utunwa twatukuye neza Joyeuse ikintu cyambere akurusha amaguru manini icyo ni cyambere none se amaguru manini ameze nk'imitumba ya fiya ndenda kujya gutinda tuwarete yeso we ariko sebo tuwarete zibiti zavuye ayo maguru manini ndayo maziki icya kabiri Joyeuse akurusha akicariza kurusha inyuma kabona inyuma haturuka mikise wasanga niba bari kumugira are kuri iby'inyuma nyine iby'inyuma bari iby'inyuma nyine kuki se Imana yabishyize inyuma niko ibyo rero ibyo bana kari iby'inyuma ntacyo bizamfashira byihorera ese ariko mu iby'inyuma ngo mbimaze iki yampaye aha hejuru aho harahagije niyo ahandi hihorera ashaye kangira n'ikimuga niyo naba ndi igicumba namurusha ubwiza ngendera no mu kagare niyo naba mfite ubumuga Joyeuse ntiyankurikira ngo amaguru manini tuwarete zo mu cyaro zaraciwe cyo kora hari abantu bari kubaka imihanda irusororo keretse nibajya kuyatindisha kuri bya biti bambukira bagira babashe kwinjira mu maduka ari munsi y'umuhanda nawe uri murarengera uyu ariko none se wowe uri kunzanira inenge ku muntu kugira ngo nzivugeho umuntu yari mwiza kuki mumugirira iki hara uri mubi nawe ubivuga ubizi ushaka ko mbivugaho amaguru angana kuriya mbega Joyeuse ikintu mubona mupfa nawe Joyeuse yaraje iki kibuga aragikaba Joyeuse araza akajya azunguza akicarizo abantu bakavuga bati koko uyu mukobwa ni indase kutayivuga kandi nayo ayifite Joyeuse abaraje mwese mwabuze ariko uziko mwese mwabuze n'ubaterinda muri iki kibuga mwirwa muyonga Joyeuse atwarinda nuko ari we kigoryi undi mukobwa watwarinda muri no Kigali se n'uwuye ndanamurenganya wavukurirwa wese amadongo wirirwa woza amasafuriya n'amasahane ukamenya ko nabona pozi baho undi mukobwa muri Kigali utari ikigoryi nka Joyeuse watwara inda n'uwahe ngaho uzambwira ngo Jackie yatwaye inda kuba Joyeuse yatwaye inda ntabwo bikuneje ni igicucu ni ikigoryi cyakora mviriye mu nzira ni bya bindi bavuga ngo ukuye umwanda mu muhanda nawe akubuye mu nzira kabisa ubona none nshatse navuga none se baracyavuga ngo Nyagasani ngo yanyemereye Juno se ni ujya kurera inda zitarize have mu nzira niyemere ahubwo amaroza arakora yewewe ahubwo nk'umuntu wamuroze ngo ajye gutwara inda buriya n'uwe none se Mimi urabona gutwara inda kwa Joyeuse bigiye kwangiza iki ku busitari bwe ubusitari bwe ahubwo agiye kurisha inyo nkuru yuki agiye kurya yicaye aba diaspora bagiye kumufasha nk'umuntu utagira ubwenge utagira umurimo utagira n'ishuri na rimwe utazi gusoma no kwandika watwaye inda y'aba diaspora ndumva ibintu bitoroshye nangize ngo nkuzanye ugiye kumuferesta ngo mubwire uti ahubwo se aba diaspora bareba ngo batangire bakore baby shower nduzi ko brad shower yo ntayo yabona ubu ari muri baby shower Joyeuse mo bebe fata ariko Joyeuse wagira ngo hari ikintu mupfa wagira ngo umuntu watenda Joyeuse yari yaragusezeranyije kazakurongora ingendo wa Juno mbabarire ubu niwe wabaye wa Juno cyane none undarihe uwo mpangana nawe ari ako se reka babwire Mimi uwo ndakubaza ubundi Juno yabaye uwo mpangana nawe ari he mwese muza muvuga Juno mwavuze abantu oya ndakubaza mwavuze bantuza ba Dani nanone hari umugore ara sinabonye umugore we batandukanye wamenya ariko ibyabaye ku mugore wa Dani ku mugore wa Dani nanone Keza se umugore wa Dani nanone se yitwa Keza oya ubwo yitwa sinimwibuka yahoze akora kuri ku Isango Star uri kuvuga ka Dani nanone kari yasi Dani nanone yinjiye ntuza uyu warongowe na Dani nanone uri karaga hungu kajya agashyira utuvi mu mutwe kagahanze birashoboka yinjiwe na wa wundi yarongoye oya abana na wa mukobwa urumva wa wundi wasambanye na wa mutipe wo kwisimbuka TV mwikubise hasi nkono y'amazirano ikenda kusaduka ngwino ndebe gusigenga na Dani nanone sindaya zose se niba bane oya se na oya Dani we sinda gasimba kabungiye kandi reka no se Dani nanone tabindaya ni yabanje guteretana n'umukecuru w'imyaka senkane hagana heze nese nabyo wumvise wowe ibintu byabaye kera nyiri na secondaire wowe urimo urabigarura Dani nanone nakaraya gatere aho ngaho na ngwindo ndebe nuko
bose nibasambagurikane nibahagana n'inyoni zihagana bazongera batandukanye ngabahuje amantuza ngo baroga none se ariko mwina ndebe n'umugore wa Sabe mwina ndebe n'umugore wa Sabe ako uriya mukobwa uri hariya wamubonye n'umufana wawe umukobwa se uriya mukobwa urabona atari mwiza simujyane kamera ndebe ngiye hatari katarasinde ntujyane ni mwiza ngiye hatari utarasinde none se aruye beka abanyamakuru muri ndaya ubwo nyine ni mwiza kuri wowe se ngiye namwe mu mazikiza zarambwira ubwiza bwe ngo mbomaze iki ako mimi kandi ubu ngo baragafuka kibirayi kanyuzaho ntiyambwira ngo ndabira kwiyemera ngiye hano kuri Channel ndabirambiwe oya najya hari ikintu ndambiwe mani kwirirwa umbwira ngo uriya mukobwa ngo ni mwiza nagafuka k'umuceri nagafuka k'ibirayi gaciyeho nubunyobwa buri kunyura mu cyuma bari gusya bumanuka ngo ndebe wumva hano muri Kigali we mukobwa mwiza nawe ntugafata ibintu bidafite agaciro ngo bizane mu kiganiro reka twigarukire kuri Joyeuse uraya wabwakwisha reka Joyeuse aterwe inda niyo mpamvu wasuzuguza Heineken kandi nuko mwagaragaje irari ryinshi nka kuriya kose nk'ubwo urimo urareba mugakobwa ukarabya indimi kuvuga byakunaniye amagambo aragushiranye niyifatira Heineken uvuge ngo nkwe ese uzarongorwa ryari ngiye nzarongorwa rwagezweho Primus ko Heineken mama nari ntoya nawe uzakoresha Primus none nta mugabo ukeneye none siko mbona mwashukuye imihanda yose mwayagaye ubwo ngiye kuwira gushukura umuhanda ugataha nubundi nta kabaraga kashiye mu muhanda agiye byo nibyo nkeneye nta mugabo ukeneye ukeneye icupa rya Primus umugabo umeze nkawe nawe nkeneye ese we akora cyakora uri mogom umva rero mbanze nkubaza ako Juno nava kwizima bwo nzemera nshake naravuze ko ntazashaka ariko Juno nava kwizima akanyemera nzashaka Juno afite umukunzi sha ukaze utari nkama ariko ase umukunzi biki Juno afite umukunzi usobanutse nzajya sumba wanga nzasubirayo nese waruzi ko Joyeuse yatwarinda hakuze umuntu wigeze kumbwira ngo wagiye ngo ujya mu bapfumu ntajya yose niyo mpamvu ibiganiro ukora birebwa ibiganiro nkora se ndabajyana mwebwe yewe nyana Channel zange ako mimi umuntu akumvishe gutya wagira ngo uri umukobwa wiyubaha ubu nk'umugabo aje nawe wenda nk'umugabo aje akagukubita 50 agutera inda ntabwo wabyemera ngewe 50 akahita biguhereza wenyine ngewe sinshaka gukora ubugoryi nk'ubwo ngubwo wafata ngahe ngewe kugira ngo mbyare sinshobora kabone niyo wavuga ngo imodoka ngiri iparitse hariya kubyara ntibirimo ari nk'umugabo ushaka gwa amafaranga se akabwira ngo arashaka ko mugira ikintu mukora ariko se ari amafaranga yo kumara amezi 9 mbwegetse kubera iki ubwegetse se urimbwa urimbwakazi uburimbwakazi mu gihe ubyaye utagira umugabo ukaza kubwegeka no kuri televiziyo ngo urimo uravuga babyaye batagira abagabo oya mu babyaye batagira abagabo ni ibyago bahuye nabyo kuko nanjye mbamo ariko kuvuga gufasha amafaranga ugiye kubwegeka abana kwishyuye ubwo ni ubwakazi urafata amafaranga ese reka nkubaze ni iki cyatumye respect buretse gato ubugurishije umubiri ubugurishije umwana ubugurishije iki hagataho wenda kubaza ikintu cyatumye urakara cyane bigezeho ni igiki reka manze nkubwire kara twagira ngo wanyoye kanyanga karabanza unyumve neza ndamutse nsambanye nawe ukantera inda paraxida ibyo ntaga ari ubugoryi kuko umutegurwamo ariko gisambo ni igifashwe bivuze ngo nge sinjye nsambana usambana ni Joyeuse oyase Joyeuse ndasambana Joyeuse ntabwo asambanye ndatwite se ndaturabana ntwite Joyeuse ngo umva ikintu ngo bamukoreye mwana ariko ubanza yakwishyuye mu munsi biri kumuvuga inkuru yarambabaje nenda kurira cyokora narizeho gatoya wari yabaye karinda ya Joyeuse wasanga nacyo cyatumye Sirimu Jesus amwirukana umva ikintu cyambabaje kuri Joyeuse ngo yaragiye ajya gusura umudiaspora wari wamutumyeho umudiaspora aragenda gura ikinini dore ko akunda abagabo umva se ngagura ikinini nimba ari kimbeba ne oya nako bino binini bisinziriza ngo aragenda ashyira muri fanta akandi gakobwa ngo karagenda karanywa gahita kagaramaho ngaho disi umuhungu makani yambuye ko kikatagaramye kambaye kariso yari yambaye ahera none ngo umuhungu amashije kubona ko akuyurabye kira kibuno cya Joyeuse ubona ari isugi bundi mwagiye muva ku ndaya z'abateka mito nese isugi uyirebera ku kibuno mbabarira ntagende uriya bamumaze umwumva bamuhereye kera na ba boss be bamukoresheje muri karya rugo baramuryaga kuntu yirwaga yijugunya kuri TikTok waramubonye ariko mimi Joyeuse ndabizi ko wafashwaga na Sirimu Jesus kandi nawe wasanga nawe yaramuriye uretse gato oya ariko nawe iki se iki Sirimu Jesus se ubwo bumuzanye mu mwandiko gute kandi inshuti yawe nese kuba ari inshuti yanjye bisobanura ko atagira umubiri none se ni mushiki we yafasha we ko mwakoranye yarakuriye ariko twakoranaga nyishyura wenda na undi we yabagiwe
babarira di ni uriya ni mushiki we babanaga mu nzu. None se Slim Jesus ari umusore mwiza nawe ukaba uri mwiza kuki uko wanenze Joyeuse urumva yakwanga kuguteretanga agatereta Joyeuse? Nyanya z'ikimene nizo zibona abakiriya vuba. Ubwo Joyeuse yabatanze umukiriya ni ikimene nyine gusa hari icyo utumva. Si ubushatse kuvuga iki? Mvuze inyanya z'ikimene nyine mvuze ko aciriritse ari hasi yakumuterera ngo diaspora ngo Akeneye nda heregukana buriya basi niyo ashobora kwihisha akabanza akabyara akagaruka. Yabwegeza ndatwite mbabarira vugisha ukuri siwe Akeneye nda. Ayo magambo ukoresha ntago ari meza. Joyeuse ntago abwegetse. Nagende ayo magambo ni mabi. Kuza kuratinda ayo magambo Joyeuse atwite ntago yemere wimuvugiraho nabi. Cyangwa nawe wari wajombyeho shafite ubwoba ko ari bukuvuga. Njomba hese aho ngaho hose ntaho najombye jewe mu ngarani. Sarande mvuze mu ngarani havamo umwana barahanyuza havamo umwana. None se ko mu ngarani bamenamo imyanda? Erega shaho itonde banze yibyare kare akana kese. Ase ubundi bumureke mbabazi. Joyeuse ubundi batabyaye mwabyitwaramo gute abaye ari prank ko nabyo njya mbitekereza. Joyeuse cyambere arya ikiro cya kawunga cyose wenyine kuri kw'Imana reka nkubwize ukuri samburage Joyeuse niba hari umukobwa nabonye urya ni Joyeuse. Nerwo ubwoba no kuba namubwira ngo nsura saa 6 ataje saa 8 twamaze kurya ntago nabyemera. Nkese urya ibingana uko ipura turya iminsi ibiri wayirya ari wenyine. Nawe ndawe sinde bari nini ikibazo sinda ikibazo no burya ryo mani inusu yakawungu yitetse ntago yahaga. Rero mushobora reka mbabwire kandi ngiye kubabwira akantu mushobora kuzabona Joyeuse biri ari ibiryo ahubwo yishakira inkunga y'aba diaspora kandi ibyo bintu muzabibonesha amaso. Oya aratwite baranamupimiye mu kiganiro. Kara nusanga adatwite uzamiki ninsanga adatwite ninsanga adatwite mbo nzagutumira hano mu kiganiro. Bigende bite? Oya ninsanga adatwite nzaguha inote ya 2. Kabiri foromonoza byibura ntunavuze 5 uvuze 2 hako kara. Ariko mba mbona ushaka kurwana. Ana yanjye umva nkubwire ndakubwiza ukuri ushobora gusanga nta 2020 2025 nta mukobwa watinyuka kubyara atagira umugabo. Joyeuse ntago atwite ngiye mbona adatwite. Oya aratwite ntago nabyizera. Nese we watubwiye ko ufite umwana arye ufite umwana utwite se we ntiwari umeze kuriya. Joyeuse cyambere cyo araciragura cyane urumva icya kabiri no Joyeuse yazajunditse nabo uretse mubwire ejo muri twe turi kumwe ashaka amakara mabisi. Aya makara wayarya udatwite. None se muri Amerika habaye amakara? Oya Joyeuse we yatwitiye amakara hari n'abatwita bashaka kurya ibisheshe by'amase. Uvuza akajambo keza Joyeuse yatwitiye amakara. Joyeuse yatwitiye amakara. Nyine yonda ni y'amakara. Ese amakara atenda. None se sikuvuze yatwise ari byo ashaka kurya. Ariko waruvuze ngo yatwitiye amakara ngo yatwite inda y'amakara. Hari n'abatwita bashaka abagabo. Akubundi uzi Kinyarwanda. Uravuze ngo yatwite inda y'amakara. Ubwo nyine wayimuteye nabwe n'amakara. Sari cyo tumva. Uraje uvuye ndavugishije. Cyetse ubwo nimba umuntu wamuteye ndacuza amakara. Ikibazo rero ni kimwe wasanga acuruza n'ibigori ziniya kuko buriya nabyo bikunda kubi. Ano byandi babisizeho ibisosi. Shano nuko ko twagisangiye aranyaca. Joyeuse. Newe Joyeuse ariko meze neza. Hakuse mimiga aho hantu ko mbona wagira ngo ntasutirimo. Ariko se ni ngombwa gushyiramo isutiya nago bikigezwe. Ntago bizi ko baziciye. Ariko rero mimi ariko nawe ufite irari menya umugore wawe mutameranye neza muri wahoze useka Joyeuse baretse navugishwa none nawe ndabona ibere ryaratangiye kuba nk'isogisi. Erega ibere rifite uwaryonze kandi namwe mwirirwa muryonka ntimuryoroheye. Karahora ryoroheye namwe mwirirwa muryonka ntimuryoroheye. Kavunume tujye ntabere ryawe none ubwo rango warunserereje ubwo sawa yo minwa yashishuwe niki so kwirirwa uri muri kururu. Oya ngewe ni ukururana ni iki nintuza inyi ngewe urumva naraye ndi urusenda rwinshi n'uburo wacyakuriho baba karahorohamo ariko byakubitanye n'inzara mfite muri aka kanya. Mfite inzara ngiye kujya kurya mu kanya. Baba uri rwinyunguta wagira ngo na agapepusi nyunguta iki iminwe y'abakobwa n'amabere byose. Mbwiza ukuri tuvuka amabere ameze gutyo cyane imwe mu yakurwa mu iryo bararinyunguta.
nari se murayoroheye ndakubajije hako murayoroheye umusore wo nkibera nawe batari sugabo wituka abagabo bagenzi bawe kuko nzi ko mubabikora nawe bamo hako umukobwa sakasa mutwera arayonka se nabuntu nubashaje arayonka maze karabo ariko ngiye karabo ndamureba karabo abonye umukobwa tubwenge neza mbona noneho abonye namuteye umugongo ntari kumureba ngakuriya mwana urimo uramubona none so buriya mushikiriye nakara akabere ke kagihagaze gure yagakorera ariko wabibonye ko ibere riracyashinze irahagaze wowe apana ibyo byawe dore urimo uragira gutya nkumva umuyaga urahungije noneho uranyishyura bro uranyishyura nakubereye vandarateri mani n'iri zuba ririho uranyishyura mimi tuba tuganiramo ariko wa muganura nashonje nushaka usubike ikiganiro kuko ndabona inda yumanye n'umugongo none imyendera kwambaye ndakanyaga nawe impamvu muri no minsi utagitinyuka ugaragara kuri kamera warananutse ndisigaye umva usigaye wambara umwenda ukabona urakwambaye twatuboro turinda mu ntuzi uratuzi batwita gasarukiranye cyane ushaka kuvuga ko mu rugo ubu nta kintu ubu none wabaye nka kadahumeka mu rugo wabaje no mu baturanyi ntacyo wabasha nkanswe mu rugo igiki no mu baturanyi ntacyo wakibashiriza igikese uketse ukize ntacyo nketse aho ari umutipe nakoresheje ikiganiro ejo arambwira ngo nugukubita mu muferege niba bakubitiramo imbeba niba ari ihuku sindabimenya ahubwo ari akandi gatera imbere ngeze kukumva nango ntambwa ngo nimba ngo kuzunguza umurizo hajya ngo nagatera imbere numvise ngo umusore ngabwira umukobwa ngo aje hajya ngo byo kuzunguza umurizo ntago mbizi giye ubu ngende gukubita inkoni mu muferege nibyo biri ubwo agakobwa k'abandi utangira gutekereza gukamura umurizo ngo no gukamura umurizo ibyo bintu nabyo ntihatanye ndumva twakurekura ugasubira mu rugo dore burije ase ubundi mwari mwamfashe uretse kuba bankihagarika ko nihagaritse ku nzira ubundi mwari mwamfashe ese hano niho bihagarikira nyine nihagaritse ku nzira hano rero ntago kibi nuko nakihagarika ku hano ntago ari mu rwihagarikiro kandi ubibona ko mpagaze nyine urahagaze ariko ntago uri muri ihagarika none ze ndi gukora iki siko ndeba inda wayishyize ku gasozi yagiye yose apaye hayigise nibikira niko yagiyeyo yewe gawe ese mimi uradutama igikwe ryari jewe se ndaza kubaza John kumbona nawe ugiye gusazira ubusa ndaza mbaza John ntago nsaziye ubusa mfite umwana w'imyaka 7 by the way imyaka 7 nyine ntago nsaziye ubusa ubwo ni bashaka gutera inda ngutaye yahuze ntago nyine umukobwa w'ikigo ryo kongera gutwara inda shaka mwabonye muncuka bwa mbere muzongere Joyeze mo bebe umupapa waguteye inda birakureba nutsakuriza yita ku mwana nkuraho umunwa ntago bikureba Jumenye ibyawe urambaza ibyanjye ibyiwawe byo birangana oya umwana bamwitaho ndakubaza uheruka mu rugo iwawe ryari ngenda heruka kuva mu gitondo wigize ugerayo ndataha mu kanya urataha mu kanya uzi umwana wawe yariye urabizi niba yabwiriwe cyangwa yaburaye jewe bampamagaye bambwiye ko yariye baguhamagaye wenda bakubeshye wasanga arimo ararya n'ibenya byawe bigenda mu muhanda ese we ariko rero hafi none urimo urarengera huya uri kumbaza ubusa ngiye mvuye mu rugo none aho ubu nitambukiraga ngenda wowe ntuzaho umwana wawe yiriwe ndakubaza umugabo waguteye birakureba akwitaho nakubwiye ngo jya umenya ibyawe n'abatanyitaho uwuririraho suza kunyitaho nagira ngo nze mugufashirize nkwifashirize genda ufashe Joyeze niwe ugikeneye utwo twaye urute n'uduki twose ngazabyare nawe ngiye namaze kuguhambuka umugozi warumboke narawuzituye nta bya Joyeze ngiye narawuzituye bro ubu ngubu umva nta kibazo mfite ahubwo utangira ugura utuneke tubuto hako buri mwana navukana uriya mutwe uzanyura ibibazo biragwira Tukane mpamva kundi uduhungu tunanutse kugira ngo azabyara akana karinganiye byibura biragoye mimi reka dusoze ikiganiro nase mbwiza ukuru ubwo bushajwe nibwo warumpagarikiye ubundi bwigiye wahereye uvuga uzi ko nayize ikintu kizima wavuze nka kibura nibyo navuze byari bizima ahubwo niwe wavuze ubusa wiri ujajwagurika niwe wavuze ubusa n'akantu kazima wavuze ese mvuga iki ngaho nawe uvuga ibizima ntubyibura nturi no kumbwira amakuru ngo byibure Merine bazamurekura ryari harya ntibamurekuye simbizi mugenzi wawe mba ndimo nkubaza baramurekuye nta namakuru bufite baramurekuye ntayo nari mfite rega
mba ndi kwita ku byo mu rugo ntabwo makuru nari nyafite wambwiye ngo rya Primus niwe usigaje kugenda njaheze niba zafunga urumva bitaremejwe niba baramurekuye ubwo urumva kurikoresha nta n'icyaha kibirimo wewe wigeze ahubwo njyewe buriya uretse ko ntarikoresha wigeze urikoreshaho njye ntabwo ndarikoresha ariko nabonye ari sawa nkurikije uko video nabonaga zimeze riribaye ryakunze rikinjira naribi nabonye ntaribi ako ngenza mbanza nkuraho ko ari akazina kitwa Heineken ndigira ivide risanzwe uko biriya n'ugusebya uruganda rw'abandi mimi wakoze kuza akusoje kangahe wakoze kuza mu kiganiro mbara umbwiza ukuri usoje inshuro zingahe mimi reka dusoze ukongera ukavuga reka tubashimire mwese mwana vuga ngo muramukiye birangire kuko ikiganiro gitangiye kugeza gisoje twari kumwe na Mimi nyuma kamera twari kumwe na Jafeti genda rikarabu k'Imana wari uyoboye ikiganiro ibindi nakagaruka Mimi wakoze rero asansana sawa namwe mwakoze kudukurikira okay